Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 9. Yohana ibice 9, umurongo uhereye ku wa mbere. Ndumva igice cyose bishobotse mwagisoma, nubwo wenda tutahasoma hose cyangwa se tukagenda dusimbuka, ariko ndasaba kugira ngo mwebwe mwabona umwanya mushobora kuhasoma hose, ariko ndagerageza. Reka dusome, ariko mbere gusoma reka dushimire Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye turaguhimbaje kuko wabanye natwe uyu munsi wose, cyumweru cyose gitambutse wabanye natwe. Turashima izina ryawe, turagusaba kugira ngo iri jambo rijye mu mitima yacu, rihindure byinshi, kandi icyo ushaka n'icyo ushima ari cyo kiba. Duhagaritse imbaraga zose z'abadayimoni, Satani n'imigambi yose ibyishyira hejuru kurwanya ijambo ryawe, bikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Reka ubwiza bwawe Mwami bugaragare, reka ukuboko kwawe kugaragare, kandi reka ijambo ryawe rigire ububasha. Mwuka wera tuguhaye ikaze kugira ngo ntaba ari twe, ahubwo usohoze gushaka kwawe. Icyubahiro n'ikibi cyane mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Reka tuhasome Yohana ibice 9 duhereye ku murongo wa mbere. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isirawamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni jye. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo, akansiga ku maso, arambwira ati, Gisirawamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Wari impumyi bamushyira abafarisayo. Kandi ubwo wari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobesheje akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ndiyuhagira, ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Numva bari mu gihe impaka, baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, ku bwawe umuvugaho iki? Ubwo yaguhumuye? Uwo nawe arabasubiza ati, ni umuhanuzi. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka, kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi be b'uwahumutse. Barababaza bati, uyu mwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barabasubiza bati, tuzi yuko ari umwana wacu, kandi yavutse ari impumyi, none arareba. Ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru arivugira. Basubije neza cyane. Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo nuko batinyaga abayuda,
kuko abayuda bari bamaze guhuza inama y'uko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi, ngo bakaba baramutenze. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati ni umugabo mukuru, nimumwibarize. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati shima Imana, twe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Arabasubiza ati maze kubibabwira ntimwabyumva, icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka baramubwira bati ni wowe mwigishwa we, ariko twebweho turi abigishwa ba Mose, tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arabasubiza ati iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse, kandi ari we wampumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo ni we yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Uwo muntu iyo aba ataravuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha? Bamusunikira hanze. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati databuja, ninde nkamwizera? Yesu aramubwira ati wamubonye kandi nige muvugana. Nawe aramubwira ati databuja, ndizera. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no guca amateka, ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo, baramubaza bati mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Imana ibahe umugisha. Twasomaga Yohana ibice 9, reka tuzamure gatoya twumve ako karirimbo kakomeza kubabwira ngo baho, hasigaye tugaruke tugira amagambo amwe dushimangira muri ibyo byanditswe. Imana ikomeze kubaha umugisha, turacyari kumwe. Sinishimiye ubuzima ubayemo, ndavuga ni mwana wanjye baho. Nasanze wigaragura mu byaha, uzuye ibicumuro gusa. Ntabwo nigeze nishimira ibyo urimo, ndavuga ni mwana wanjye baho. Aha, haleluya. Hariya tumaze gusoma muri Yohana ibice 9, mu by'ukuri harimo abantu benshi twagiye twumvamo, kandi ngira ngo buri wese si ubwa mbere. Abenshi muri mwe mukunda kumva ijambo ry'Imana hano hantu, abenshi bakunda kuhasoma. Twumvisemo umugabo witwa Yesu, twumvamo abigishwa, twumva uwavutse ari impumyi, ndetse harimo n'ababyeyi be. Bibiliya itubwira n'abaturanyi be. Haza kubaho n'abafarisayo, abayuda
n'abandi, reke kubajyamo bose. Mu by'ukuri iri jambo ry'Imana rirakomeye cyane, kandi ndagusaba kugira ngo wowe unteze amatwi ufate umwanya, ntiwite ku bindi, nturangare, ahubwo utege amatwi, kuko nzi neza yuko nta jambo ry'Imana rimanukira ubusa, hari impamvu yaryo ku buzima bwawe. Hano turahabona umuntu wavutse ari impumyi. Cyari ikibazo, ni nacyo baje kumubaza. Baramubaza bati, mwigisha tubwire, uyu muntu yavutse ari impumyi, kuva avuye mu nda y'ababyeyi be, avuye mu nda ya nyina, yavuye mu nda avuka ari impumyi. None turakubaza, niwe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi be? Bashaka kumenya nimba ari wowe wakoze icyaha se yagikorera mu nda se akavukana impumyi. Ko kera bari bazi, bo barimo kubifata bakabifata nkaho kuvuka ari impumyi ari icyaha, cyangwa se ari igihano cy'icyaha cyakozwe. Yavutse ari impumyi, none niwe wakoze icyaha akaba yarahanwe, cyangwa ni ababyeyi be bahanwe? Ariko nakunze ijambo Kristo yabashubije, arababwira ati hoya, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana cyangwa se icyubahiro cy'Imana kigaragare. Arangije arababwira ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Nkwiye gusohoza inshingano zatumye mbaho cyangwa zanzanye hakiri kare. Ako kanya ngo atoba kondo amusiga ku maso, arangije aramubwira ati genda woge. Amwohereza Isirawamu, aragenda aroga, ngo ako kanya arahumuka. Haleluya, haleluya. Aravuga ati nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Ibyo bimaze kuba rero, haje impaka. Buri wese avuga ati uyu ninde? Bamwe bati ni wa wundi wasabirizaga, wa wundi wavutse ari impumyi. Abandi bati siwe, abandi bati asa nawe. Ariko noneho we aravuga ngo nige. Ntimujye impaka, ntimugire icyo mupfa, jye nyirabyo byakoreweho cyangwa se uwabibonye, uwo Kristo yakoreye igitangaza ndahari. Aravuga ngo nige. Wa mugabo witwa Yesu hari icyo yakoze, hari icyo yavuze, none cyabaye. Mwibuke ko hari icyo yakoze asiga kondo ku maso, hari ijambo yavuze amubwira kujya koga, none byabaye ndi muzima. Baramubaza batarihe, arababwira ati simbizi. Niko kumubwira ati namwe ni mu mushake, simbizi. Bamushyira abafarisayo. Bo rero bashakaga kurwanya Yesu, bakarwanya imbaraga ze, bagashyigikira iby'idini n'ibindi, ariko ntibashake kuvuga uwo mugabo witwa Yesu. Bahakana cyane, baravuga bati uyu utubaha imihango n'amabwiriza y'idini, udakurikiza ibi byose. Yari yakoze icyo kintu ari ku isabato, ngo baramupfa. Bamwe batangira kumujyaho impaka, baramupfa. Bati se uyu se ni umuhanuzi? Bati uyu se yize teoloji he? Uyu se yimikiwe he? Uriya ni muntu ki? Ngo noneho kuko bamushakiraga mu by'idini ntago bashoboye kumubona. Bamwe bati ni umuhanuzi se, bamwe bati ni Mesiya se, bamwe bati ninde? Ngo bajya kubaza wa wundi yakirije bati niko wowe yakirije umuvugaho iki? Undi bati ni umuhanuzi. Ariko nanjye ndaza kubaza wowe yakirije umuvugaho iki? Uyu Yesu umuvugaho iki? Ntago bamuvugaho rumwe, kandi benshi ntibamuvugaho rumwe. Hari abamwemera, hari abamuhakana, hari abemera imirimo ye, hari abemera amagambo ye, hari ababihakana. Wowe umuvugaho iki? Hari abemera akakiza, hari abemera akahumura, hari abemera ko nta kimunanira, hari abamwemera bakamwizera. Ariko se wowe umuvugaho iki? Baramupfa, bajya impaka, baramupfa. Ariko babaza wa wundi nyir'ubwite wakoreweho imirimo, watumye noneho babona imbaraga ze, watumye babona gukora kwe,
wowe umuvugaho iki? Umuvugaho iki? Haleluya, haleluya. Ndatangaye cyane ukuntu baretse uwo mwana noneho bakajya kubaza ababyeyi bati niko ye, mwe muvuga ko yavutse ari impumyi, koko ibyo ntibabihakanaga ko yavutse ari impumyi, bose bari babizi. Ariko se uwamukijije cyangwa se byagenze bite? Nimudusobanurire. Baravuze bati icyo tuzi duhamya tudashidikanya nuko umwana wacu yavutse ari impumyi, ariko uwamukijije ntabwo tubizi. Nimumwibarize, nawe n'umugabo mukuru. Barimo barakwepa bati none twabivuga bakadutera amabuye. Nimumwibarize, nawe ni mukuru. Nimumwibarize, nawe ni mukuru. Haleluya. Nimumwibarize, nawe ni mukuru. Niwe byabayeho, afite imyaka y'ubukure, azi gusobanura. Dore nguriya ni umugabo mukuru. Ngaho nimumwibarize. Nibwo wa musore yatangiye guhamya, atangira kubabwira Yesu, atangira kubabwira. Arabaza ati se nababwiye ubwa mbere ntimwabyumva, none mumpamagaye ubwa kabiri murashaka kuba abigishwa be, murashaka kumukurikira, murashaka gukizwa? Gitutsi bamutse ngo ni wowe mwigishwa we. Ariko Imana ishimwe ngo nubwo bamusunikiye hanze, ngo ariko Yesu yaje amusanga, ntabwo yamutereranye. Hari ibintu nshaka gushimangira hano muri iri jambo ry'Imana. Icyambere kiravuga ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Cyane cyane mvugane n'abakozi b'Imana, mvugane n'abakijijwe, mvugane n'abakristo, mvugane n'itorero. Nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Nkwiriye gukora. Iki ni cyo gihe cyo gukora hakiri ku manywa. Bigishoboka mureke dukorera Imana, mureke duhamye Imana. Uko Yesu yari ari kera na n'uyu munsi ni kari, ni nako azahora ibihe byose. Uyu munsi ntabwo ari hano kuri radiyo Umucyo, ariko ari hano biciye mu ijwi ryanjye. Ijambo rye riracyakora, rirahari, ntirishira. Ibintu byose birahinduka ndetse bigahinduka rwose, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rizigera rihinduka n'umunsi n'umwe. Bakozi b'Imana, muhaguruke dukorera Imana hakiri ku manywa. Imana ntabwo yibeshye kuguha umuhamagaro cyangwa kugushyiraho mu gihe nk'iki. Ntabwo yibeshye kubaho mu gihe kinyejana nk'iki. Iki nicyo gihe cyawe. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo nuko Dawudi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, ngashyirwa kuri ba sokuruza arasinzira. Mu gihe cye amaze gukora ubushake bw'Imana, mu gihe cye amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye. Ntabwo ari mu gihe cyawe, ahubwo yakoze mu gihe cye. Ntabwo Imana izakubaza ibyo mu gihe cya Dawudi, kuko Dawudi yari ahari. Ntabwo Imana izakubaza ibyo mu gihe cya Esiteri. Ntabwo Imana izakubaza ibyo mu gihe cya Debora. Ntabwo Imana izakubaza ibyo mu gihe cya Mose. Ni wowe Mose wa none, ni wowe Yosuwa wa none, ni wowe Esiteri wa none, ni wowe Petero wa none, ni wowe Pawulo w'uyu munsi. Amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, nawe ashyirwa kuri ba sokuruza arasinzira. Ndagira ngo nkwibutse ngo iki nicyo gihe cyawe. Nicyo gihe cyawe ukwiriye gukora. Nicyo gihe cyawe ukwiriye guhesha Imana icyubahiro. Nicyo gihe cyawe ukwiriye kuzamura no kugaragaza ishimwe ry'Uwiteka. Nicyo gihe cyawe ukwiriye kugaragaza imbaraga z'Imana. Hariho benshi batagihamya, batakivuga kubera ibihe, kubera situwasiyo barimo. Akenshi usanga abantu barimo gucogora guhamya imbaraga z'Imana. Ariko reka mbabwire, nimuhaguruke muhamye. Mwuka w'Imana bashoboze kugira ngo mushobore guhagarara muhamye Kristo n'imbaraga ze. Yesu wakizaga na n'uyu munsi aracyakiza. Yesu wahumuye impumyi na n'uyu munsi wa none aracyahumura impumyi. Yesu wazuye Lazaro na n'uyu munsi wa none yazura. Yesu wababariye ibyaha na n'uyu munsi wa none yababarira ibyaha. Yesu ukiza intimba n'agahinda na n'uyu munsi wa none yabikora. Uko yarari kera na n'uyu munsi ni kari, ni nako azahora ibihe byose.
ati nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Hari n'ahandi rero Yesu yavuze ngo naje gukongeza umuriro, ngo none ubwo umaze gufatwa ndacyakora iki? Mu yandi magambo, icyamuzanye niyo mpamvu yatoranije intumwa, arazitoza, arazigisha, arangije arazohereza. Arangije mu isengesho yasenze yaravuze ngo sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasengera n'abazumvira ijambo cyangwa bakizerera ijambo babwiwe nanone nabo. Ababwiye ijambo nabo bazaribwira abandi, n'abandi baribwira abandi, kugeza ubwo natwe twahindutse tukakira agakiza, tugakizwa, tugahabwa inshingano zo gukomeza gucana wa muriro Kristo yaje gukongeza. Uwo muriro uracyahari, uwo muriro ntukazime, uwo muriro nukomeze, kandi ntitugacogozwe n'ibihe, ntitugategekwe n'ibihe, nitukabuzwe guhamya no kuvuga imbaraga z'Imana. Yesu wa wundi wakoraga, wazutse mu bapfuye, watsinze urupfu na kuzimu, na n'uyu munsi arahari, arakomeye, ni umwami, aracicaye ku ntebe, ntabwo azigera ahanguka. Niyo mpamvu tumwizera kandi tukamuhamya. Abakozi b'Imana rero ndabasaba kugira ngo mukorere Imana mu gihe cyanyu. Hari igihe kizagera ubwo kizaba kitari igihe cyanyu, namwe mugashyirwa kuri basokuruza mugasinzira, cyangwa twese tukagenda hakaza abandi, cyangwa se Yesu akagaruka, impanda ikavuga Yesu akagaruka. Ariko ndagira ngo mbabwire, nimushira amanga muhamye, dukwiriye gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa. Dukwiriye gukorera Imana tugifite uburyo, tugifite imbaraga. Iki nicyo gihe cyo gukorera Imana. Torero, hari ikintu Kristo yakoreye uyu muntu, namwe nshaka ko muzamura kwizera. Icyambere nabwiraga abakozi b'Imana ko bakomeza guhamya bashize amanga. Icya kabiri ni ukugira ngo twizere. Itorero ryose, abakristo bose, abumvira ijambo mwese aho muri, nimuzamure kwizera. Hari umurimo Yesu yakoze igihe yatobaga akonda akagasiga ku maso. Iyo ataza kubyizera, aba yarirutse akanga ko Yesu amukora ku maso. Ariko kubwo kwizera yemera ko amukora ku maso. Icya kabiri, hari ijambo yavuze, aramubwira ngo genda ujye koga. Amurangira ikidendezi agiye kogaho, ku mugezi ajya kogaho. Abikoze arakira. Izera imirimo y'Imana, emera ko Yesu akora, emera ko Yesu akiza, emera ko Yesu ashoboye, emera ko akugambiriraho ibyiza gusa. Icyanyereka wa muntu yirukanka n'icyondo ku maso ajya ku mugezi. Ahari wenda yahuye n'abantu baramumwaza, bavuga batera afite ubuhumyi, noneho yongeyeho icyondo, baramukomera, ariko mu mutima yari yizeye ko icyo Yesu akoze kigira umusaruro kandi mwinshi. Yizeye kandi n'ijambo yabwiwe na Kristo ngo genda ugere ku mugezi woge. Iyo agarukira mu nzira handi ntabwo byari bukunde, ariko kubwo kwizera agendera muri iryo jambo. Mbese iri jambo urimo kubwirwa, urimo kwakira, urigenderamo, uryizereramo, urifata nk'iryawe, cyangwa uraryumva ukarisiga aho ngaho ukigendera. Abenshi bumva ijambo rigaca mu gutwi rigahungukira mu kundi, bikaba birarangiye. Ariko wa wundi wumva ijambo akarihindura irye, rikajya mu buzima bwe, rikajya mu mibereho ye, uwo nguwo niwe iryo jambo rizagirira umumaro. Ndagira ngo ngusabe rero, zamura kwizera. Izera imirimo y'Imana, wizera ijambo ry'Imana, ukora icyo Imana ikubwira. Ahasigaye imigisha n'amahoro bizakuzaho. Ngo yagarutse yakize, haleluya, agaruka yakize, agaruka ashima Imana, agaruka ari muzima. Ngo abashuti, abaturanyi, abari bamuzi ngo batangira kujya impaka, uriya ni wa wundi. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, abandi batasa nawe. Ngarika kabahamiriza kabwira ngo nije. Kuki abantu barinda kujya impaka abo Yesu yakora ibitangaza muhari? Kuki abantu barinda guhakana imbaraga z'Imana abo Yesu yakijije indwara muhari? Kuki abantu barinda guhakana imihamagaro abo Kristo yahamagaye muhari? Nimuhaguruke muhamye, muhamye ko mwahamagawe, muhaguruke muhamye
ibyo Yesu yabakoreye, abakize indwara, abari abasazi, abarwaye indwara zidakira, nimuhamye. Abo yakuye ku cyavu akabicazanya n'ibikomangoma, aho muri aho ngaho muri izo ntebe z'ibyubahiro, nimuhamye. Nimuhishe imbaraga z'Imana, nimuhishe imirimo y'Imana, iby'Imana yabakoreye nimubihamye. Kuki abantu barinda bashwana bavuga ntabwo Yesu ashoboye, ntabwo Yesu akiza? Abo yahamije, abo yakoreye imirimo bari he ngo babihamye? Abo Yesu yakirije muri he? Abo Yesu yahaye ubuhamya muri he? Abo yazuye bageze ku rupfu muri he? Abo yongeye akagura muri he? Abamubonye, abumvise ijwi rye, ababonye imirimo n'ibitangaza muri he? Hari naho numvise noneho abantu batangiye kujya impaka, bakajya impaka ku bakozi b'Imana, bati suriya arasenga, bati suriya arabwiriza, suriya arahanura, suriya akora iki? Ugasanga umukozi w'Imana ni nawe uje kurinda kwisobanura, ngavuga ati yego nibyo Imana yigize kunkoresha, ariko se mwebwe Imana yakoresha abakozi b'Imana ku bwanyu, mwe muri ko mudahaguruka ngo muvuge muti twe turabizi, twe turabihamya, Imana yabanye natwe, Imana yakoresheje runaka, Imana yakoresheje runaka, Imana yakoresheje runaka? Kuko ndazi ko hari abakozi b'Imana benshi muri iki gihugu Imana yagiye ikoresha, kandi uko ibakoresha mwebwe benshi mukagenda mwakira izo mbaraga z'Imana. Nimuhaguruke muhamye. Ese Yesu aracyakora? Abo yakoreye imirimo n'ibitangaza muri he? Nimuhamye. Nimuhamye imbaraga z'Imana, nimuhamye Kristo, nimuhamye ubwiza bwe, nimuhamye gukomera kwe, nimuhamye amahoro ye. Hari abo yakijije intimba, hari abo yakuyeho agahinda, hari abo yashubije umunezero, hari abo yahaye amahoro, hari abo yahaye ibyishimo, hari abo yakoreye imirimo n'ibitangaza. Nimuhaguruke mubihamye, muvuge muti nijye. Abandi bavuge bati byagenze gute? Ubabwire uko wari umeze mbere, uko byari bimeze mbere. Ubabwire uko icyo gihe imbaraga z'Imana zikuzaho wabyumvise ndetse ko byagenze. Noneho ubabwire na nyuma noneho uburyo wiyumvise, ubabwire uti ni Yesu wabikoze. Bizatuma benshi bagira kwizera, bizatuma benshi bongera bakumva imbaraga z'Imana, bizatuma benshi abarwanya imirimo y'Imana batsindwa, bizatuma benshi batizera bizera, bizatuma benshi batazi ko Imana ikora bamenya ko ikora. Ubuhamya ni buzima iyo buhamijwe neza. Iyo uhamije Yesu benshi barizera, benshi baremera, bizamura kwizera, bigatuma abantu bakomeza kwizera. Kwizera kukagwira mu bantu, abantu bagakomeza gukizwa, bagakomeza gukira, bagakomeza kuramya Imana, Satani agatsindwa, tukagira umunezero n'amahoro. Ndagira ngo mbibutse icyambere, muhaguruke muhamye. Dukwiye gukorera Imana. Bakozi b'Imana, nimuvuge imbaraga z'Imana, nimwerekane imbaraga z'Imana, mwerekane Imana ikiza, mwerekane gukomera kwayo. Imbaraga z'Imana zirihe? Nta wundi Imana iri bukoresha, ni wowe witeguye guhaguruka, ugahaguruka uhagurukiye mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, kandi Kristo azabana nawe. Icya kabiri, mwebwe Imana yakoreye imirimo n'ibitangaza, torero muzamure kwizera, muzamure kwizera, mwizere imirimo y'Imana, mwizere ijambo ry'Imana. Imirimo Yesu akora yakoze kera na n'uyu munsi aracyayikora. Ijambo yavuze uhereye kera na n'uyu munsi riracyafite ububasha, kandi abaryizeye bose babona ukuboko kw'Imana. Icyanyuma, abo Yesu yakoreye imirimo n'ibitangaza, mwiceceka, mwiceceka. Yego muri iyi minsi ni igihe cyo gushyiraho agapfukamunwa, ariko ntikatubuza guhamya no kuvuga. Nanjye ndagafite, ariko ndimo ndahamya Yesu, ndimo ndavuga Yesu. Nawe yakoreye imirimo n'ibitangaza. Yesu uramuzi, umuzi ute? Yagukoreye iki? Bamubajije wa wundi w'impumyi, yagize ate? Undi aramubwira ati yanyijije. Ninde? Ati ni Yesu, witwa Yesu, yankoze ku maso, avugana nanjye, ndangije ndakira. Arahamya ati nijye muzi, wari umeze gutya. Hari abenshi baguheruka kera, ntago bazi imirimo Imana yakoze. Hari wandi Imana yagukora ibitangaza uraceceka, ariko igihe kirageze cyo kwamamaza inkuru nziza no kuvuga imirimo y'Imana yakoze. Ni igihe cyo guhamya. Muhaguruke muhamye, muvuge ibyo Yesu
yabakoreye. Icyo nongeraho nuko dufite isezerano. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bamaze kumusohora hanze ngo Yesu aramusanga. Ntabwo Yesu yaguta. Mu guhamya ahari wenda bamwe bakuvaho, mu guhamya ahari wenda bamwe bakigera nyoni nyinshi nkaho batakuzi bitewe nuko batizera ibyo uhamya, ariko ngo Yesu aramusanga, arushaho kumwibwira no kumusobanurira ngo noneho nawe aramuramya. Haleluya. Yesu azagusanga, uzamuramya, azakwegera, uzegerana nawe, kandi ni isezerano yuko atazagusiga ahubwo azabana nawe. Ndagira ngo mu gusoza dusengane. Birashoboka ko wari waracitse intege, uri umukristo, uri umukozi w'Imana, ariko ndakwibutsa ko ukwiriye guhaguruka ugakorera imirimo y'uwagutumye hakiri ku manywa, ugakorera Imana hakiri ku manywa. Ndasenga ngo Umwuka Wera kuzeho, imbaraga z'isumba byose zigutwikire zikuzeho, uhereye uyu munsi wongere uhaguruke, usubizwemo imbaraga, uhaguruke utangire gukorera Imana. Iki nicyo gihe cyo gukorera Imana. Uracyafite imbaraga, uracyafite akanwa ko kuvuga, ushobora gusoma ijambo ry'Imana, ushobora kubwiriza uwo muri kumwe mu nzu, igihe nikigera uzagera no kumuturanye, n'ikindi gihe uzagera n'ahandi. Yewe hari n'uburyo bwinshi duhurira ku magroupe, ku WhatsApp, kuri Facebook n'ahandi. Iki nicyo gihe cyo guhamya. Haguruka uhamye. Torero, zamura kwizera, izere imirimo y'Imana, izere ijambo ry'Imana, kandi hamya abo Yesu yakoreye imirimo n'ibitangaza. Mwipfuka umunwa, mwiceceka, mwikirengagiza aho muri hose, haba mu byubahiro, haba mu hacishijwe bugufi, aho uri hose ntukarorere guhamya icyo Yesu yagukoreye. Ku musozo ngo azabana nawe, ntazagutererana, ari kumwe nawe. Reka dusenga Imana. Birashoboka ko waba wumvise iri jambo, ahari wenda nawe ukeneye Yesu nkuko uyu muntu wari impumyi yahuye na Yesu akamugira neza. Nawe ukeneye Kristo. Ahari wenda uri mu buzima butari mu mucyo, uri mu mwijima, uri mu nyabyaha, urashaka kwakira agakiza. Yesu aracyagukunda, Yesu aracyakora uko yari ari kera na n'uyu munsi ni kare. Ndagira ngo wizere Imana, ngusengere mu izina rya Yesu. Nimba aribwo bwa mbere ugiye kwakira agakiza, subiramo aya magambo. Vuga uti: Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ngushimiye urukundo nkunda n'uburyo unyitaho. Numvise ijambo ryawe, none nsinzwe n'urubanza. Mbabarira ibyaha byanjye. Ndizera ko ari we Mwami wapfuye ukazuka. Ngwino ubu Mwami buzima bwanjye. Uhereye none ndihanye, nsezere Satani n'ibyo byose. Urakoze kubw'urukundo rwawe. Ni mu izina rya Yesu. Amen.